Reka tubasuze kandi tunabahe n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri Iyarure TV, ikiganiro cyo gufasha umuryango. Njye muri kumva ndi MC Theo, nk'uko bisanzwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri Iyarure TV, aho muri hose, aho muherereye hose, ku migabane yose iri ku uyu mubumbe wacu, mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu bitanu umugore yakora bigatuma umugabo we ageze aho atekereza agatanya. Ibintu bitanu umugore ashobora gukora umugabo we agatekereza kujya mu rukiko gusaba gatanya. Hari abagabo benshi bababara bacecetse, hari ingo zisa n'izimeze neza ku maso, ariko imbere harimo ibikomere bikomeye. Ngo buriya hari igihe abagabo barira, amarira yabo agatemba agwa mu nda, agatemba ajya mu nda, ariko bagaceceka bakihangana bakaryumaho, ariko amaherezo ibisebe byabo by'imbere harimo ibikomere, mu mitima yabo harimo ibikomere bikomeye cyane. Ese ni ibihe bintu umugore ashobora gukora bigatuma umugabo we ageraho atekereza kumusiga burundu? Ibi si ugushinja, ni ukwigisha no kubaka. Niba uri umugore cyangwa wifuza kubaka urugo rukomeye, iyi video irakureba, ubu butumwa ni ubwawe, burakureba. Pointi ya mbere: kutubaha umugabo. Kutubaha umugabo. Umugabo akeneye kubahwa kurusha uko akeneye ibintu byinshi. Umugabo akeneye icyubahiro, wa mugore we, kurusha uko akeneye ibiryo, kurusha uko akeneye ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Umugabo ni uwo kubahwa. Iyo umugore ahora asuzugura, amuvugira hejuru, cyangwa akamutesha agaciro imbere y'abandi, umutima w'umugabo urakomereka, akumva nta gaciro afite mu rugo rwe. Umugabo buriya akeneye kubahwa kurusha ibindi bintu akeneye. Iyo umugore rero ahora amusuzugura, amuvugira hejuru, cyangwa amutesha agaciro imbere y'abandi, umutima w'umugabo urakomereka, akumva nta gaciro afite mu rugo rwe bwite. Ibi bishobora kumugezaho abona ko kubaho wenyine byaba byiza kurusha kubaho asebye. Ngo ibi bishobora kumugezaho abona ko kubaho wenyine byaba ari byiza kurusha kubaho asebye. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko mu bihugu byateye imbere abagabo bagira gutya bakigurira amamashini yo kubabera abagore, agasimbura abagore. Ahangaha umugabo aba yarazinutswe icyitwa umugore. Pointi ya kabiri, cyangwa se ingingo ya kabiri: kuvuga nabi no kutumvikana. Urugo rutarimo ibiganiro byiza ruba ruri mu nzira zo gusenyuka. Iyo amagambo aba ibikomere, iyo ibiganiro bihinduka intonganya buri gihe, urukundo rutangira kugabanuka, kwizerana bigatangira gusenyuka. Amaherezo umwe atangira gutekereza ati, ese koko ndi mu rukundo cyangwa ndi mu ntambara? Tekerezaho umugabo wawe cyangwa umugore wawe
avuga ati ese koko burya ni urukundo ndimo cyangwa se ndi mu ntambara. Ku ngingo ya gatatu, ubuhemu no guca inyuma. Ibi ngibi rwose ni ibya bose, yaba umugore ashobora guca inyuma umugabo, yaba umugabo ashobora guca inyuma umugore. Iki ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma rwose uwashakanye asaba gatanya. Iki ni igikomere gikomeye cyane mu rugo. Iyo umugabo amenye ko umugore yamuciye inyuma, kwizera birasenyuka burundu, icyubahiro kirabura, urukundo rushobora kuzima burundu. Abagabo benshi ntibabasha kubyakira, niyo mpamvu ibi kenshi bigeza ku cyemezo cya gatanya. Bagore mwirinde, bagabo mwirinde, ibi mwese birabareba. Pointi ya kane, kutita ku rugo n'inshingano. Urugo si amagambo gusa, urugo ni ibikorwa. Iyo umugore atakita ku bana, atitaye ku mibereho y'urugo, cyangwa akareka inshingano ze zose, umugabo yumva ari wenyine mu rugo, akumva arambiwe umutwaro, akavuga ati umugore wanjye arutwa na radiyo. Umugabo yumva ngo ari wenyine mu rugo, akumva arambiwe umutwaro, umugore yaramubereye iki? Umuzigo. Amaherezo akibaza, ese nubatse urugo cyangwa ndi kubaho njyewe? Urumva umugabo yibaza byinshi cyane hagati aho ngaho. Reka turebe ingingo ya gatanu tugana no ku musozo, kubura urukundo no kwegerana. Iyo umugabo yabuze urukundo, iyo umugabo yabuze umugore we kandi babana, urukundo rukeneye kwitabwaho buri munsi. Urukundo rukenewe kwitabwaho, rukavomererwa nk'uko ururabyo umuntu aruvomerera, mukaruvomerera mwembi. Iyo nta magambo meza akivugwa, nta kwitaho kukiriho, nta kwegerana cyangwa gusabana, umutima urakonja, urukundo rugahinduka nk'inshingano. Mukabana nk'inshingano kubera ko amategeko abibasaba, kubera ko urukiko rubibasaba, ahari wenda byagenda gute. Icyo gihe iyo musigaye mubana nk'inshingano zo kubana, urukundo ruba rwarasenyutse, nizo za nzira zo kujya gutana. Umugabo ashobora kugera aho yumva nta mpamvu yo kuguma mu rugo rutamwubaka. Umugabo akavuga ati aho kugira ngo ube muri uru rugo rutanyubaka, ngo runanyubahe, nciye ishene ndagiye, ngiye kubaho kwanjye nyine. Twabagira inama kera, inama tubagira, urugo ni rwiza, ntirwubakwa n'umuntu umwe, ni urugendo rw'abantu babiri. Ibi bintu si ugushinja umugore gusa, ni ukwibutsa ko urukundo rukeneye kwitabwaho, kubahwa no kurindwa buri munsi. Niba hari kimwe muri ibi ubona mu rugo rwawe, ntutekereze ko bigera kuri gatanya. Ntutegereze ko bigera kuri gatanya. Kansubiremo kano kantu. Nimba hari kimwe muri ibi ubona mu rugo rwawe, ntutegereze ko bigera kuri gatanya. Oya, hindura uyu munsi, ejo hashobora kuba hatinze. Gira vuba, hindura uyu munsi. Wivuga ngo ejo nzabikemura, ejo hashobora kuba hatinze. Ahubwo bikore uyu munsi. Niba iyi video igufashije rero, kanda like, ukore na share, ukore na subscribe kuri Iyarure TV. Dukomeze